Everyone, good evening. Biriwe, Yeah, so happy to meet tonight in order to share the word of God. twishimiye kuri uyu mugoroba kongera guhura tugasangira ijambo ry'Imana. So allow me to pray before we continue. Munyemerere dusenge mbere ko dutangira. Dear Father, thank you. Tata, turagushimye. For a long time we didn't know your love. Kuva kera ntitwigeze tumenya urukundo rwawe. But one day we discovered how you loved us unconditionally. Ku munsi umwe twatawe uburyo ki urukundo rwawe rutagira ikigombero. That's why though we were evil, but you made us righteous through your Son. Nubwo twareba bari kuba tugize abakiranutsi binyuze umwana wawe. Not only that, but also you called us to be in union through the church. Si ibyo gusa duhamagariye kuba mu bumwe mu itorero. That's why tonight you have allowed us also to share the word. Nuko natwemereye kuri uyu mugoroba gusangira ijambo ry'Imana. Because you know that your word is power. Twakoze neza ku ijambo ryawe ko rifite imbaraga. There, through your word we became righteous. Binyuze mu ijambo ryawe twahindutse abakiranutsi. And even today, for sinners to become righteous, it can only happen through your word. Uyu munsi kugira ngo umunyabyaha w'umukiranutsi bikoreka gusa binyuze mu ijambo ryawe. And on the other hand, for righteous to live by faith, also it is done by your word. Kandi kugira ngo ukiranuka abe kubwo kwizera nabwo bikorwa n'ijambo. May you allow us and allow each and everyone to receive this word as power to make him or her live. Wemere buri wese rero ijambo rimuhindukira imbaraga zo kumubeshaho. In the name of Jesus I prayed. Twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Okay, let us read 1 Kings chapter 17. Reka dusome Abami ba mbere igice cya 17. Tonight we shall read 1 Kings chapter 17 from verse 8 through verse 16. Abami ba mbere igice 17 umurongo wa 8 tugeze ku wa 16. Please, if you have your Bible, open your Bible in the book of 1 Kings. Mwabumbura Bibiliya zanyu muri mu Bami ba mbere. We shall read from verse 8. Turahera ku murongo wa 8. Then the word of the Lord came to him, saying, Bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, Arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and dwell there. See, I have commanded a widow there to provide for you. Haguruka ujye i Sarefati y'Abasidoni abariho uba, hariyo umugore w'umupfakazi niwe ntegetse kugutunga. So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, indeed a widow was there gathering sticks, and he called to her and said, Please bring me a little water in a cup, that I may drink. Nuko arahaguruka ajya i Sarefati, ageze ku irembo ry'umudugudu ahasanga umugore w'umupfakazi atoragura udukwi. Eliya aramuhamagara aramubwira ati, ndakwinginze nzanira utuzi two kunywa mu gacuma. And as she was going to get it, he called to her and said, Please bring me a morsel of bread in your hand. Nuko ajya kuyazana akigenda aramuhamagara ati, ndakwinginze uzanire n'agatsima mu ntoki. So she said, As the Lord your God lives, I do not have bread, only a handful of flour in a bin, and a little oil in a jar. And see, I'm gathering a couple of sticks, that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat it and die. Nawe aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka Imana ihoraho, nta gatsima mfite keretse urushyi rw'agafu nshigaje mu giseke n'uturanguzo tw'amavuta mu mperezo. Ubu dore ndatoragura udukwi tubiri kugira ngo nsubire mu nzu nkivugira n'umwana wanjye ngo tukarye twipfire. And Elijah said to her, Do not fear. Go and do as you have said, but make me a small cake from it first, and bring it to me.
and afterward make some for yourself and your son. Eliya aramubwira ati witinya genda ubigenze uko uvuze ariko banza umvugira kanjye ukanzanira hano maze ubone kwivugira n'umwana wawe. For thus says the Lord God of Israel, the bin of flour shall not be used up, nor shall the jar of oil run dry, until the day the Lord sends rain on the earth. Kuko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze itya ngo icyo giseke ntabwo kizaburamo ifu n'amavuta ntabwo azabura muri iyo mperezo kugeza ku munsi Uwiteka azavubira isi imvura. So she went away and did according to the word of Elijah, and she and he and her household ate for many days. Nuko aragenda abigenza nk'uko yari yamubwiye, kandi uwo mugore na Eliya nabo mu rugo rwe bamara iminsi babirya. The bin of flour was not used up, nor did the jar of oil run dry, according to the word of the Lord, which he spoke by Elijah. Icyo giseke nticyaburamo ifu n'amavuta ntiyabura muri iyo mperezo nk'uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Eliya. Yes, I've read up to verse 16. Dusomye kugeza ku murongo wa 16. When you see fruits, there are two kinds of fruits. Iyo witegereje imbuto hari iz'ubwoko bubiri. There are fruits which are spoiled from inside and those which are spoiled from outside. Hari imbuto ziba zarangiritse mo imbere n'izangiritse ahagaragara. What I mean is that when you try to eat a fruit, sometimes you find it is rotten. Nshaka kuvuga nuko hari ubwo ugerageza kurya urubuto runaka ugasanga mo imbere rwaraboze. And when it is rotten from inside, actually you cannot even try to eat it. Iyo rwaboze mo imbere icyo gihe ukabimenya ntugerageza no kururya. At least when it is rotten from outside, there's a way you can cut that rotten part and eat the rest. Ariko rwaraboze ruhereye inyuma washobora gukata cya gice cyaboze ukarya igisigaye kizima. But the fruit which is rotten from inside, it's impossible to eat it. Ariko urubuto rwaboze ruhereye imbere mu mutima warwo ntibishobora kururya. So it's same like our house. Icyo kimera n'imitima yacu. When you check our house, iyo ugenzuye imitima yacu, yes, our hearts are spoiled by Satan. imitima yacu yangijwe na Satani. But the problem, they are spoiled from inside. Ahubwo ikibazo yangiritse mo imbere. Thus you cannot detect it by just seeing, by using your eyes. Ntabwo wabimenya kubwo kupimisha amaso yawe. Because many people, they try to check if their hearts, there is something good. Wakusanga abantu bagerageza kugenzura niba mu mitima yabo hari icyiza kibamo. And they try to find salvation out of death. Bagerageza gushaka agakiza mu rupfu. When I was reading this chapter of 1 Kings, chapter 17, ubwo nasomaga iki gice cy'Abami ba mbere ibice 17. actually I was surprised to see that this widow knew that she was about to die. Atangajwe no kubona ko uyu mugore yari azi ko ubundi agiye gupfa. But still she wanted to hold herself. Ako niho handi yari akirimo yikomeza. In her thought she said, even if I'm going to die, let me just hold this meal of one day. Yavuga ati nubwo ngiye kwipfira ariko iri gaburo ry'umunsi umwe ntawe nariha. Instead of dying today, better to die tomorrow. Ataho kugira ngo mfu uyu munsi byibuze nzapfa ejo. So this is how foolish people say. Uko niko abapfapfa batekereza. All the time, though they know that at the end of the day they have to die. Igihe cyose baba bazi ko bashobora gupfa. They try to find salvation of today, yet they know that tomorrow they will die. Bagerageza gushakisha agakiza ka none bazi ko ejo bazapfa. This is fake salvation, right? Aka ni agakiza kapfuye. Do you think this is true salvation? Ese urumva ari agakiza nyako? I don't think so. Ese ko mbitekereza?
But what about the salvation from God? ese agakiza gatangwa n'imana kuri If God saves you, He has to save you forever. imana igukijije igomba gukiza burundu. It is not that God saves one today, but tomorrow he dies. ntabwo imana yagukiza uyu munsi ngo ejo uzapfe, But once you receive the salvation from God, ariko wakira agakiza ku mana, the salvation is eternal. agakiza ntagahoraho. So tonight I want to tell you to throw away your salvation, which is fake, which is of one day. rero uyu munsi nagira ngo mujugunye agakiza k'umunsi umwe, Because even if you try to hold it, it is useless. kwa kuntu ubwo wagakomeza ntacyo kamaze, But once you lose it, ariko ugataye I'm sure that you can receive the true salvation. ndazi neza ko ubasha kwakira agakiza nyako. Yes, this widow was to die tomorrow. uyu mupfakazi rwose ari gupfa ejo, But by the grace of God, she was able to throw away her salvation. ariko ku buntu bw'imana yaje gufasha hasi agakiza ke, Her vague hope was able to be thrown away. ibyiringiro bitari bisobanutse yarabijugunye, And she held on the promise of God. yahisemo kwakira isezerano ry'imana. So there are two choices. yari ari amahitamo abiri, Either you choose to hold yourself or to hold the promise of God. wahitamo kwikomeza ubwawe kwigumana cyangwa se ugakomeza isezerano ry'imana. But you know, people who just ignore the promise and hold themselves, ariko si abantu bajugunye isezerano bakikomeza, those are people who don't know the power of the word of God. aba ni abantu baba batazi imbaraga z'ijambo ry'imana. In the beginning, God created the earth and the whole universe by just the word. igitangira imana yaremye isi n'ibirimo byose kubw'ijambo ry'imana. Even He created animals by His word. yaremye inyamaswa binyuze mu ijambo. Whatever God created, He used His power, the power of the word. imana iremye cyose ikoresha imbaraga z'ijambo ryayo, But because people, they cannot see the word of God, kubera ko abantu batabasha kureba ijambo ry'imana, because people are accustomed to follow their eyes, abantu bitewe n'uko bamenyereye gukurikira amaso yabo, it is impossible for them to accept the words of the Bible. usanga bidashoboka ko bakira amagambo ya bibiliya. But when you think deeply, ariko ubitekerejeho byimbitse, actually the problem is the deceit of Satan. ikibazo gikomeye ni igishwa cya satani. Because even the earth, there are many things we cannot see, but we accept that they exist. Kuko no mu isi hari byinshi bitagaragara n'amaso ariko twemera ko bibaho. Yeah, we don't know how atom is. ntabwo tuzi atomu uko imeze, We can never see it with our eyes. ntabwo twayibona n'amaso yacu, But we know that even electricity comes from positive and negative electrons from atom. kandi tuzi ko amashanyarazi nayo ava muri utwo tuntu dutoya twitwa atome, twa negative na positive. Of course, there are people who don't know how it is made, yenda abantu batazi uko bikoreka, but still they accept that electricity exists. ariko nta ntibemera ko amashanyarazi abaho. Same to the wind. kimwe n'umuyaga, We cannot see the wind with our eyes, ntabwo twabona umuyaga n'amaso yacu, but we know that there is existence of the wind. ntabwo turabizi kubaho. Some days back, the wind and strong rain made many houses fall down. iminsi ishize imvura nyinshi n'umuyaga bivanze byagushije amazu. So by seeing the power of the wind, we accept that the wind exists. rero tubonye imbaraga z'umuyaga tumenya kubaho, No one doubts about this. rwose ntawe ubishidikanya. But people, they try just to believe in God without knowing His power. ariko abantu usanga bagerageza kwizera imana cyane nyamara batazi imbaraga zayo. They try to accept the Bible, the words of the Bible, without knowing the power of the Bible. bagerageza kwemera amagambo ari muri bibiliya bakayakurikiza ariko batazi imbaraga z'ijambo ririmo. Think about Christians who say that they believe in Jesus, yet they are still sinners. tekereze ku bakristo bizera ko bemera ko bizera Yesu ariko bakiri abanyabyaha. What is wrong with their hearts? none se ni ikihe kibazo bafite mu mitima yabo? What is wrong with them?
ni ikihe kibazo bafite? These are the people who just try to accept the words of the Bible. Ni abantu bagerageza gukomeza amagambo ya Bibiliya. And when people say God is good, they say, yes, God is good. Bamwise ngo Imana ni nziza, barasubiza ati nibyo Imana ni nziza. But when you try to see God's goodness in their life, you cannot find. Akongerageje kureba neza Imana mu buzima bwabo ntabona. Because every day they live crying, saying, we shall perish, we are sinners. Ku munsi baba barira bavuga ngo bazarimbuka bakora abanyabyaha. They don't know how they can be free from the condemnation. Ntabwo bazi uburyo kibaho kwiciraho iteka. They live like this widow. Babaho umuntu umupfakazi. This widow said, I'm trying to make a meal just for one day, then tomorrow I and my son we shall die. Aravuga ati rwose ndi kugerageza gutunganya ibyo kurya by'uyu munsi, ejo njye n'umwana wanjye tuzapfa. But I want to tell you that once we realize the power of the word of God, ariko icyo mbabwira ni uko dutawe imbaraga z'ijambo ry'Imana. from then on we start to live rero ubwo dutangira kubaho with the true hope. n'ibyiringiro nyabyo. When you read Romans chapter 1, bisomye Abaroma igice cya mbere, the Bible speaks about the power of God which leads people to salvation. bivuga imbaraga z'Imana ziyobora abantu ku gakiza. Romans chapter 1 verse 16 and 17. Abaroma igice ni icya mbere mu wa 16 n'uwa 17. Yes, Romans chapter 1 chapter 16 says, Abaroma igice cya mbere mu wa 16. for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. Erega ubutumwa bwiza ntibumuze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Verse 17, for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, beshwa no kwizera kugakomezwa nako, nuko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwa no kwizera. Yes, when you read this verse, you can see how powerful is the gospel. Usomye imirongo basha kubona ko ubutumwa bwiza bufite imbaraga. And the gospel is nothing but the word of God. Kandi ubutumwa bwiza nta kindi buri cyo usibye ijambo ry'Imana. Because it's what God said and what God accomplished. Kubi ni iby'Imana yavuze kandi yasohoje. It is the promise of God which was accomplished by Jesus Christ. Ni ijambo ry'Imana ryasohojwe na Yesu Kristo. So because this is the word of God, nuko yari ijambo ry'Imana, and Jesus the one who accomplished the word of God, Yesu akaba yasohoje ijambo ry'Imana. once you accept this truth, rero wemeye kukuri, the Bible says that the righteousness of God is revealed to us. biravuga ngo gukiranuka kw'Imana twaraguhishuriwe. And that day we receive salvation through the power of the work of God. Umunsi twakiriye agakiza binyuze mu mbaraga z'ijambo ry'Imana. So this is the power of the word. Rero izi ni imbaraga z'ijambo. So once we receive the power, Rero twakira izo mbaraga, we are able to live. tubasha kubaho. Even our bodies, Imibiri yacu we cannot live without receiving the power. ntabwo dushobora kuba tutakira izo mbaraga. Of course, every day you have to eat. Birumvikana buri munsi tugomba kurya. Why do you eat? Si kuki urya? The reason why we eat every day, Impamvu urya buri munsi it's because you cannot live without power. ni uko tudashobora kubaho nta mbaraga. So the power of food make our body live. Imbaraga zivuye mu biryo bituma imibiri yacu ibaho. What about this earth? None si isi yo bite? For this earth to exist, Kugira ngo isi ibeho, for life to be on this earth, kugira ngo isi ubuzima bubeho, also this earth should receive power. isi nayo igomba kwakira imbaraga. That's why the sun is very important. Ni impamvu izuba ari ikintu cy'ingenzi. So if the earth does not receive the power, Rero iyi si iramutse itakira imbaraga, nothing can live here. nta kintu cyaba kuri iyi si. Even you cannot live. Ntabwo wabaho. You have to know that the reason why you are still alive, Ugomba kumenya ko impamvu ukiriho, it's because the earth receives power. kugira
ya nuko isi yakira imbaraga and through the power which the earth receives, kandi binyuze mu izo mbaraga isi yakiriye also the food exists, n'ibyo kurya bibaho and you are able to eat and gain also power from the food. ukabasha kubona imbaraga zivuye muri bya biryo. This is how people survive and live. nguku niko abantu babaho. What about our hearts? ese imitima yacu In order to live before God, kugira ngo tube imbere y'Imana also we need to receive the power. ntabwo dukeneye kwakira imbaraga. Actually, we are already dead since our birth. ubundi twarapfuye tukivuka, But the power from the Word of God is able even to make the new life. ariko imbaraga zo mu ijambo ry'Imana zibasha kuduha ubugingo This is buzima. what Romans chapter 1 verse 16 says. nicyo hano mu Roma umurongo wa 16 tubwira. Yeah, when the power of God comes, it makes one righteous. iyo za mbaraga z'Imana zije bituma umuntu aba umukiranutsi. This power brings salvation. izi mbaraga zizana agakiza, Not salvation of one day, si agakiza k'umunsi umwe, but eternal salvation. ahubwo ni agakiza k'iteka. So, who can receive this salvation? ese kagakiza ni nde wakakira? Actually, only the person who is able to throw away his fake salvation. ni umuntu wabashije gushyira hasi agakiza ke kandi ntakigenda. Today we read 1 King chapter 17. uyu munsi twasomye abami ba mbere igice cya 17. So let's go back in 1 King chapter 17. subire mu bami ba mbere igice cya 17 Verse 12. umurongo wa 12. The 12 says, So she said, As the Lord your God lives, I do not have bread, only a handful of flour in a bin, and a little oil in a jar. And see, I am gathering a couple of sticks, that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat it and die. nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka Imana ihoraho, agatsima mfite keretse urushyi rw'agafu nshigaje mu giseke, uturanguzo tw'amavuta umuherezo. ubu dore ndatoragura udukwi tubiri kugira ngo nsubire mu nzu ntifugire n'umwana wanjye ngo tukarye twipfire. Yes. When you read this verse, you can understand the word of the heart of this widow. iyo usomye umurongo ubasha kumva isi y'umutima y'umugore w'umupfakazi. This is the widow who lived trying to survive by herself. umupfakazi wabaye agerageza kwibeshaho ubwe. For a long time she tried. imyaka myinshi yaragerageje, But time came and she realized that she was remaining with only the meal of one day. ariko umunsi umwe yaje gutara ko afite igaburo ry'umunsi umwe gusa. But again, when you check, she was holding this meal. kandi iyo urebye ubona yashaka kugundira rino gaburo, Because she didn't know that there was another way to survive. ntabwo yari azi ko hari ubundi buryo bwo kubaho. So until we realize that there is another way, rero kugeza tumenye ko hari indi nzira, we can't but to struggle. nta kindi twakora usibye kubabara. That's why many people, they are struggling even today niyo mpamvu kugeza n'uyu munsi abantu bakigerageza, to make salvation by themselves. bagerageza kwishakira agakiza ubwabo. They want to be righteous by keeping the law. bashaka kuba bakiranutse binyuze mu mategeko, And every day they ask forgiveness of sins because they find that they don't keep the law well. umunsi ku munsi baba baka imbabazi z'ibyaha kubera ko babonye batubahirije amategeko neza. And they think it's okay, we can just try. Instead of dying tomorrow, today we can die tomorrow. bati reka tugerageze byibuze aho kugira ngo dupfe uyu munsi tuzapfa ejo. So this is the thought of all people who are deceived by Satan. rero ibi ni byo bitekerezo by'abantu baba barashizwe na Satani, Those who can see the preparation of God. batabasha kubona ibyo Imana yabateguriye, Those who don't know the power of the promise of God. abatazi imbaraga z'isezerano ry'Imana. But to those who are able to receive the promise of God, babashije kwakira isezerano ry'Imana, they are able to throw away their ways, babasha kujugunya inzira zabo, and they receive the new way from God. hanyuma bakakira inzira nshya yavuye ku Mana. How do
Did we become righteous? ese wowe mukiranutsi ute? One day we realized that our thought was wrong. umunsi umwe twamenye ko ibitekerezo byacu bipfuye. I personally realized this in the year 2011. ubwanjye nabimenye mu mwaka wa 2011. And on the day of 8th January, it was on Saturday. mu kwezi kwa mbere ari kwa gatandatu. I came to realize that there is the promise of God, and in that promise there is power to save me forever. naje kumenya ko ari isezerano ry'Imana, kandi muri iryo sezerano harimo imbaraga zanjye z'iteka. So I received the forgiveness of sins. nuko nakira imbabazi z'ibyaha. From that day I came to realize that there is a reason to be happy. kubera uwo munsi naje kumenya ni burya hari impamvu yo kwishima. We can be happy because of God. wakwishima gusa kubera Imana. Because what Jesus has done by the plan of God. kuba Yesu yarapfuye umugambi w'Imana. So Jesus died for your sins. Yesu burya yapfiriye ibyaha byawe. Jesus paid the wages of sin. Yesu yishyuye igihano cy'ibyaha. Jesus made us righteous. Yesu yaduhinduye abakiranutsi. But why do people still confess their sins, saying they are sinners? ase ku cyana bakomeza kwatura ibyaha byabo ngo ni abanyabyaha. Instead of confessing the power of the word of God. aho kugira ngo bature imbaraga z'ijambo ry'Imana. Even pastors, men pastors, instead of telling people to confess the power of the blood of Jesus. na pastor kugira ngo babwire abantu bavuga iby'amaraso ya Yesu. They tell people to confess their sins. babwira abantu kwatura ibyaha byabo. Every day they confess sins. umunsi ku wundi baba batura ibyaha byabo. There is no a single day they can confess the power of the blood of Jesus. nta munsi n'umwe bashobora kwatura abantu imbaraga z'amaraso ya Yesu. So for 12 years I was like this. rero mu myaka 12 yose nuko nari mbayeho. But do you know the problem? asuze ikibazo. Actually, it's not our problem. ubundi si ikibazo cyacu. It is the problem of not knowing the truth. ahubwo ikibazo ni ukutamenya ukuri. But once you know the truth, ariko rero umunsi utahuye ukuri, this truth makes you free. kwa kuri kurakubatura. So verse 13, murongo wa 13. and Elijah said to her, do not fear. Go and do as you have said, but make me a small cake from it first and bring it to me, and afterward make some for yourself and your son. Eliya aramubwira ati witinya, genda ubigenze uko uvuze, ariko banza umvugire akanjye ukanzanire hano, maze ubone kwivugira n'umwana wawe. Yes. When you read this verse, isomye n'umurongo, actually it's beyond our understanding. birenze imyumvire yacu. Yeah, the widow was dying. umupfakazi yararimo apfa. But now Elijah is asking her to share her last meal with him. none umugaragu w'Imana ari kumusaba ko basangira iri funguro yari afite rya nyuma. So only people who can deny themselves, they can do this. gusa abantu babasha kwiyanga bonyine gusa nabo babasha gukorera. Everyone, you cannot try to serve God. gusa ntabwo wagerageza gukorera Imana. Even if you try to serve God, nubwo wagerageza kuyikorera. yes, you can give an offering out of a lot of money you have. wenda watanga amaturo yakuye mu mafaranga menshi ufite. You can give tithe out of a lot of possession you have. watanga icya 10 wenda kubw'umutungo mwinshi ufite. You can give land for the church, maybe to construct a temple or a church, because we have big land. ushobora gutanga ubutaka bwo kubakamo urusengero wenda kubera ko ufite ubutaka buhagije. But who can give the last meal he has? ariko se ninde watanga ifunguro rimwe ryonyine ryo yari afite? I don't think there is a person who can do this. sinzi niba hari umuntu wabikora. But once people receive the word of God, ariko burya igihe abantu bakira ijambo ry'Imana, they accept even to lose their lives. bayemera rwose no gutakaza amagara yabo. There are people who say, if I believe in the gospel which say that I am forgiven forever, abantu bajya bavuga ngo ndamutse nemeye ubutumwa bwiza bumbwira ngo narababariwe by'iteka, this can make me commit a lot of sins freely.
ati ibi byatuma rwose njya muri ibyaha ku mudendezo. But think about this. Ariko tubitekerezeho, Who saved you? ese ninde wagukijije? It is God. Ni Imana. Who is God? Imana ninde? God is Almighty. Imana ishobora byose. If God cannot hold you not committing sin, Ni Imana itagufashe rwose ngo ntukore ibyaha. do you think you can hold yourself for not committing sins? Ese utekereza ko ubwawe wakwifata ntukore ibyaha? Until when will you try? Ese uzabigerageza kugeza ryari? Probably you have tried for so many years. Ndagerageje imyaka myinshi. For me, I tried 26 years. Nabigerageje imyaka 26. But out of 26, 12 years, I tried so much. Ku myaka 26 nagerageje cyane. Because that time I was a religious person. Ako muri iyo myaka nari umunyedini cyane. So I tried to keep the law. Nagerageje kubahiriza amategeko. But the more I tried, the more I failed. Ariko nabigeragezaga niko natsindwaga. One day I met the true gospel. Umunsi umwe nawe n'ubutumwa bwiza. I met the power of God. Nawe n'imbaraga y'Imana. And this power changed my thoughts. Kandi imbaraga yahinduye ibitekerezo byanjye. So once you throw away your spoiled thought, iyo ujugunye ibitekerezo byawe ipfuye, you can receive the word of God. icyo gihe ubasha kwakira ijambo And ry'Imana. this word makes you live. Kandi ijambo ry'Imana rikubeshaho. Verse 14. Umurongo wa 14. For thus said the Lord God of Israel, the bin of flour shall not be used up, nor shall the jar of oil run dry, until the day the Lord sends rain on the earth. Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze itya ngo, icyo giseke ntikizaburamo ifu n'amavuta, ntabwo azabura muri iyo mperezo, kugeza ku munsi w'Uwiteka azavubira isi imvura. Hallelujah. Amen. This is the promise of God. Iri ni isezerano ry'Imana. This is the was to die tomorrow. Ntugipfuye ejo. Because she had only one meal. She was to eat and die. Rero kuba ko yari afite ifunguro ry'umunsi umwe ryari ryo kuribwa ubundi ejo akipfira. But now God is giving her the promise. None Imana irimo iramuha isezerano. You shall never die. Ntabwo uzapfa. Just receive my word. Wakira ijambo ryanjye gusa. Do according to the word of my servant. Ushingiye ku ijambo ry'umugaragu wawe. Do not fear. Ntukagire ubwoba. Because kubera ko the bin of flour shall not be used up, ifu ntabwo izabura muri iyo mperezo. nor shall the jar of oil run dry. Rwose n'amavuta ntabwo azabura. So this was the comforting word. Iri ni ijambo rihumuriza. This was the word of power. Ni ijambo ry'imbaraga. So people who accept to die today, Abantu bahitamo gupfa uyu munsi, they save their lives. akiza ubugingo bwabo. Because once you receive the promise of God as it is, Kugiye wakira isezerano ry'Imana uko riri, even if your thoughts tell you that you can die, nubwo ibitekerezo byaba bikubwira ngo urapfa, I can assure you that you shall never die. rwose ntabwo ushobora gupfa. Even me, I had these thoughts. Nanjye nagize ibyo bitekerezo. If I accept that I am perfect righteous now, Nemeye ngo ndi umukiranutsi utunganye. if I accept that all of my sins, the sins I committed, the sins I commit now, I'm committing, even the sins I will commit are forgiven. Ndamutse nemeye ngo ibyaha nakoze n'ibyo nzakora byose byarababariwe. If I accept Hebrews chapter 10 verse 17, which says that your sins and your lawless deeds shall I remember no more. Nemera Abayobora 10:17 aho birivuga ngo ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Maybe I will live just committing sin. Ahari bizatuma mbokera gukora ibyaha. So I had this thought in me. Muri njye nagize ibitekerezo. For 3 months I was struggling with my thought. Rero mu mezi 3 namaze ndwara n'ibitekerezo byawe. One day, ku munsi umwe Jesus showed me that I'm foolish. Yesu yanyeretse ko ndi umupfapfa. How come you think foolishly? Kuki utekereza by'ubupfapfa? Do you think the word of God is powerless? Utekereza ko ijambo ry'Imana nta mbaraga rifite? If you receive the word of God as it is, it has the power to make you perfect. Wose wakira ijambo ry'Imana nk'uko riri,
ifite ububasha bwo guhindura utunganye because you will not become righteous after stopping committing sins. ko ntuzigera uba umukiranutsi umuntu uko yahagaritse gukora ibyaha But once you become righteous by faith to believe in the works of God, ariko niba umukiranutsi binyuze mu kwizera imirimo ya Yesu from then on God will hold you. rero ubwo ngubwo Imana izagufata So stop holding yourself. bose ntukagerageze kwifata ubwawe This is what Jesus told me. ibi ni byo Yesu avuga And I was able to realize that I was wrong. rero naje kumenya ko ibyo mvuga atari ukuri After I received the forgiveness of sins, maze kwakira imbabazi z'ibyaha surely I experienced the work of God. bose nabonye imirimo y'Imana The power of God in the Word hold me. imbaraga zo mu ijambo ry'Imana zaramfashe Even now, the power of the Word I listen today keeps holding me. ni imbaraga nkura mu ijambo ry'Imana uyu munsi nizo zimfata This is the Word which is life. ijambo ry'ubugingo Once you listen to the Word of God keenly, rero yumvise ijambo ry'Imana neza there's no way you can live as you lived before. ntabwo wakomeza kuba uko wari ubayeho But you can live the new life. That is the life of Jesus. ahubwo habaho ubugingo bushya nicyo Yesu avuga You can live confessing the power of the blood of Jesus every day. watangira kwatura amaraso ya Yesu Kristo buri munsi Instead of confessing sins until you die, kugira ngo wature ibyaha byawe kugeza upfuye please confess the power of the word of God until you die. bose mukomeze mwature imbaraga za Yesu z'amaraso ya Yesu kugeza mu gihe muzapfira This is what the Zarephath widow experienced. iki ni cyo umupfakazi w'i Sarefati yabashije kubona She thought she was to die. itekereza ko ari ugupfa She didn't die ariko ntabwo yapfuye because she received the promise of God. kubera ko yakira isezerano ry'Imana I want you also to see the promise of God. iringiye ko nawe mwakwakira isezerano ry'Imana Do not despise the word of God, ntukajya usuzugura ijambo ry'Imana because by just receiving in one word from God, kubera ko kubwo kwakira ijambo ryonyine rimwe rivuye ku Mana you receive enormous power to save you, not only you, even your family and your people. wakira imbaraga nyinshi cyane zibasha kugukiza atari wowe gusa ahubwo n'umuryango wawe There is power called nuclear power. imbaraga za nucleaire. It is said that one atom of this, it's called uranium, bajya bavuga ngo akatome kamwe ka uranium it can create the power, the energy to enlighten the whole city. bavuga ko gashobora kubyara imbaraga zishobora guhanagura umujyi wose So once uranium is used to gain like the power for like electricity or other power which are useful, rero mu gihe uranium iri gukoreshwa ngo ibyare imbaraga wenda z'amashanyarazi cyangwa izindi zifite umumaro that country becomes developed very quickly bituma igihugu nk'icyo ngicyo gitera imbere byihuse because the country cannot lack power. kubera ko ntabwo igihugu cyabura imbaraga So if just one atom of uranium can create the power to develop the country, what about the power of God? none se niba atomu ishobora kuvamo imbaraga zateza imbere igihugu ubwo bite by'imbaraga z'Imana Please do not despise the word of God. bose ntugasuzugure ijambo ry'Imana Once you accept the word of God, you will see how it makes you happy and live the true life. wakira ijambo ry'Imana uzabona uburyo ki uzabaho wishimye kandi ukaba ubuzima nyabwo So I will speak up to him. yasoreza hano Let us pray. kadusenge Father God, we thank you. data wo mu ijuru turagushimiye Really, we listen to your word because through your word we can live. twabasha kumva ijambo ryawe kubera ko binyuze mu ijambo ryawe tubasha kubaho But Satan always deceives us and
He forbid us to listen to your word. ariko buri munsi satani aradushuka akatubuza kumva ijambo ryawe, Because he knows that once we receive only one word from you, we become perfect righteous. twakoze ko turamutse twakira ijambo ryawe nubwo ryaba rimwe duhinduka abakiranutsi, And once we receive just one promise from you, we can live happily forever. kandi twakira isezerano rimwe ryawe nubwo ryaba rimwe tubasha kuba twishimye. So he tries to forbid us not to receive the promise. rero aduhindira kutakira isezerano ryawe. I pray that you may bestow grace upon all viewers, hose umugisha wawe abakurikiye bose, so that they can just accept your word as it is. kugira ngo bakire ijambo ryawe nk'uko riri. We thank you, Lord, and we pray within the name of Jesus. turagushimye kandi dusenze byose twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Thank you very much. murakoze cyane, I hope to see you next time. tuzasubira ubutaha.